Igitondo cyiza nanone kuri mwese mudukunda kandi mukurikira ikiganiro cyacu Romate mu ijambo ry'Imana rya buri gitondo. N'umugisha kuba dushobora kumva ijambo ry'Imana buri gitondo uko bukeye n'uko bwije tukaganira ku ijambo ry'Imana. Nezezwa namwe kandi mukurikira ijambo ry'Imana mubonye uburyo mukampamagara kuri telefone tugakora komenti tugaseka tukishima. Nagira ngo mbibashimire kandi mbabwira ngo Kristo ari ku ngoma. Kristo ni mwiza ibihe byose yadusasitenize mu buryo butandukanye, mu bihe bitandukanye by'ubuzima bwacu. Kristo yakomeje kubana natwe, ntabwo yagize aturekura, ntabwo yagize ajya kure yacu, no mu bihe bigoranye, no mu bihe imizabibu yabaga yarumbye, no mu bihe ibintu bitabaga byagenze neza. Kristo yakomeje kubana natwe kandi afite isezerano ry'urukundo ruhoraho rw'uburyo bwagutse cyane. Ntabwo ari agatonyanga gato gato agenda atuvunguriraho, ahubwo ni inyanja y'urukundo. Niko umuririmbyi yavuze ngo wafata utwatsi twose two mu ishyamba ku gasozi akandika, hanyuma ngo inyanja zikaba wino. Ntabwo zishobora kurangiza urukundo rw'Imana. Urwo rukundo nirwo nifuza ko buri kintu mutekerezaho cyane, tukamenya icyo urukundo rw'Imana ari cyo. Reka dushime Imana mu isengesho. Mwami Yesu, turagushima cyane ko uri umwami wacu kandi dukunda. Turakunezerewe ko uri igitangaza hagati muri twebwe, kuko ukora imirimo n'ibitangaza uko bukeye n'uko bwije. Uraturinda, uratuyobora, uraducyamura. Iyo dutangiye gutana uba mu ruhande rwacu ukatwigisha. Iyo ubona dukeneye gusobanukirwa n'urukundo rwawe, Data uhabwa icyubahiro. Iki gitondo cy'umugisha rero tuje imbere kugira ngo ijambo ryawe ryongere ritubere impumeko y'iki gitondo, ritubere impumeko y'uyu munsi, ritubere umuyoboro mwiza tuyoboramo ibitekerezo byacu n'ibikorwa byacu. Binubane natwe rero, dusobanurire kandi twigishe muri byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uyu munsi turasoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice byaho 10, turahera ku murongo waho wa 28. Yohana ibice byaho 10 umurongo wa 28, aravuga ngo nziha ubugingo buhoraho kandi ntizizarimbuka na hato iteka ryose, kandi ntawazivuvunura mu kuboko kwanjye. Data wazimpaye aruta bose, ntawubasha kuzivunura mu kuboko kwa Data. Yewe na Data turi umwe. Aya ni amagambo nifuza ko tuganiraho muri iki gitondo. Ni amagambo navuga yamfashije cyane mu rugendo rwo kwigisha ubutumwa bwiza bwa Kristo, ndetse no mu rugendo rw'agakiza kanjye bwite. Inshuro nyinshi twakunda kumva inyigisho zitubwira ngo ushobora gutakaza agakiza, ushobora kujugunywa, ushobora kugira gute. Ariko bene Data, ni ibintu abantu bagomba kwitondera, cyane cyane iyo babivuga, kubera ko baba babivuga akenshi bari mu mbaraga za kimuntu, bari mu mitekerereze ya kimuntu, uko babona ibintu mu buryo bwa kimuntu, bakaba bari kubibwira ko n'Imana ariko ibibona. Ndagira ngo nkubwire ngo urukundo rw'Imana ruhebuje cyane kurenza uko twebwe twabyibwira, kurenza uko twebwe twabyibwira. Mujya mubona iyo umubyeyi ateruye umwana we amufite mu gituza, hari igihe umwana ubona ashaka kwishika ngo ave mu biganza by'umubyeyi, ariko we ntabwo aba azi uko kwishika kwe. Aramutse yishitse wenda agacika umubyeyi, yakwitura hasi, yakwitura ku ibuye, yakwitura ku kintu, yakwitura mu muriro, yakwitura mu mbabura, hanyuma akaba yagirirwa nabi. Nicyo cyemezo afashe mu butamenya, mu kutajijuka, mu kutamenya icyo Imana imushakaho. Njya mubwire ngo natwe mu rugendo rw'agakiza ari igihe bijya bimera gutyo, bitewe n'intege nke umuntu arimo, bitewe n'ibibazo arimo ahura nabyo. Rimwe na rimwe kumva akaba yajya nanakera akaba ati mwami, ndashaka ngo undekure, ndumva ntagishoboye kugendana nawe, ndumva ntagishoboye kugumana nawe, ndumva ntagishoboye, uru rugendo ruragoye, ruraremereye, ntabwo ino nzira nifuza kwigendamo anymore. Ariko mwene Data, ndagira nkubwire ngo iyo wavutse ntabwo ushobora kandi kumera nk'utaravutse. When you are born you cannot be unborn, niko Warren yanditse mu gitabo cye mu devotion yakunda gutambutsa ivuga Daily Hope. Aravuga ngo you cannot be unborn. Ntabwo uba wavutse, uba wavutse, ntabwo wakongera ngo usubire mu buryo bwo kutavuka, kandi ntabwo bishoboka. Niyo mpamvu nifuza kukubwira ngo urukundo rw'Imana rurahebuje cyane. Niyo mpamvu niyo wifuza kurekura ngo uvemo, witandukanye n'urwo rukundo rw'Imana, Yesu aravuga ngo mwana wanjye ndacyagufite. Ntabwo bishoboka, ndagufite, intama zanjye ndazizi, kandi ntawe ubasha kuzivuvunura,
zikurura n'imbaraga nyinshi ngo zikure mu kiganza cyanjye. Mbese aya magambo ntabwo ari amagambo meza kandi akomeye cyane, atubwira ko dufite assurance du salut, dufite uko gushikama tutanyeganyezwa, twizeye neza ko umwami wacu Kristo azatuyobora akatugeza mu bugingo bw'iteka. Haleluya, azatugeza mu bugingo bw'iteka. Nkunda kubwira abantu twagatumo twigisha ubutumwa bwiza mu minsi ya kera, benshi batanabyumva ko bibwira ko agakiza bagahabwa n'imirimo bakoze, bagahabwa na eforo bakoze. Ntabwo ari byo, ni ikinyoma, nta naho biri muri Bibiliya, nta naho babisanga muri Bibiliya. Agakiza gaturuka mu kwizera umwami wacu Yesu Kristo, tukamunambaho, tukamukurikira. Ahubwo turigishwa ngo iyo tumaze kumenya agakiza tugenda gute, tuyoboka iyo nzira y'agakiza gute, kuko hari amabwiriza agenga abana b'Imana bakundwa, abana b'Imana bubaha, abana b'Imana bagendera muri obéissance du salut, abo bagendera muri condition du salut, abo bagendera muri ubwo bumana, abo bakiriye iyo mpano ikomeye cyane y'agakiza, bafite ibwiriza, bafite amabwiriza abagenga y'uko bitwara nk'abana bo mu bwami, nk'ibikomangoma, nk'abatambyi b'ubwami bushya, mu bwami bwa Kristo. Ndagira ngo rero mbabwire bene data muri iki gitondo, mwebwe mufite agakiza, ntimukagire imitima ibabwira ko rimwe na rimwe mushobora kuba mukuva mu mukumbi, kereka mwebwe mukoze deliberate choice, mukavuga ngo mukihakana imbaraga z'umusaraba, ibyanditswe bivuga mu Baheburayo, kereka muramutse mwihakanye izo mbaraga z'umusaraba, icyo ngicyo ntabwo haba hakiriho icyo kubarengera, kubera ko mwihakanye imbaraga z'umusaraba. Ariko Kristo we ari ready, arabafashe kandi nta mbaraga n'imwe, yaba ikuzimu, yaba iyo mu ijuru, yaba ahandi hose, yaba iyo mu kirere izenguruka, ishobora kubavana mu kiganza cya Kristo. Aradufashe kandi aradukomeje. Nawe umenye ngo nta mbaraga ibasha kugukura mu kiganza cya Kristo niba wizera, kandi niba utiza, ndagushishikariza muri iki gitondo kugira ngo wizere iryo jambo, kuko ni ijambo ry'ukuri, nta mbaraga n'imwe ibasha kugukura mu kiganza cy'Uwiteka. Mpamvu ijambo ry'Imana tubwira muri iki gitondo ngo nziha ubugingo buhoraho kandi ntizarimbuka na hato iteka ryose. Haleluya, nziha ubugingo buhoraho. Ni umugisha ukomeye muri iki gitondo kongera kumva amagambo atubwira ngo mbaha ubugingo buhoraho. Ni umugisha ukomeye bene data, kuko hari igihe umuntu yumva nk'aho afite ubugingo bw'akanya gato, afite ubugingo butarasubira, afite ubugingo bushobora kuvanwaho anytime, igihe cyose ubwo bugingo bukaba bwasuprime. Nko kuvuga ngo viza yawe yarangiye, wabaga mu gihugu ufite viza y'amezi 3, y'amezi 5, imyaka 5, imyaka 10, ariko ubu ngubu viza yarangiye. Bamwe no mu bihugu byo mu isi tubona bagira amaviza agoye, ibihugu bikomeye cyane, viza zabyo ziba zigoye, za Amerika, za Canada, za Australia, ibihugu by'i Burayi, amaviza yaho akunda kuba agoranye, kubera ko bariyizi ngo ni ibihugu bishakishwa n'abantu bose. Ariko uyu munsi muri iki gitondo duvuze kubwira ikindi gihugu gikomeye cyane kurusha ibindi bihugu byose byo mu isi. Icyo ni igihugu cyo mu ijuru, aho abakiranutsi bazaba, aho abera b'Imana bazaba, aho bazima ingoma. Haleluya, tukavuga ngo tuzimana ingoma na Kristo, kandi tuzaba mu gitaramo cy'abera. Nawe ndakwifuza kuba muri icyo gitaramo cy'abera, aho viza iri permanent, viza idashira, viza idatakaza igihe, viza aho nyiri gutanga viza avuga ngo mwana wanjye nta n'uwabasha kuza kugukuramo ngo ayikwibe, ngo ayikwambure, ngo bishoboka, kuko jyewe nguha ubugingo, kandi nguha ubugingo buhoraho iteka ryose, kandi ngo ntuzarimbuka iteka ryose. Aho rero niho twongera tukavuga ngo data ushimwe kubw'umurimo mwiza wakoze, data ushimwe kubwo kuduha iyo viza iri permanent, data ushimwe bwo kutwegereza ugakora umurimo ukomeye bene ako kageni. Yesu abagirire neza bene data, Yesu abasubizemo imbaraga, Yesu akomeze kubigisha, Yesu akomeze kubaha ibyiringiro by'ubuzima, akomeze kubakomeza, kandi mwumve mukomeye uko muri mu biganza bye, ntawe ubasha kubavunduramo. Nubwo imbaraga za Satani zaza zirwana inkundura, ariko Kristo aradukomeje, kandi ntabwo afite gahunda yo kuturekura. Umwami wacu ahabwe icyubahiro. Turadushima Imana. Mwami Yesu, turagushimira muri iki gitondo cy'umugisha duhaye, turakunezerewe ko ari wowe imbaraga zacu, turakunezerewe ko udufashe, utubungabunze, turakunezerewe kandi ko waduhaye viza iri permanent. Ugendane natwe,
uduhe gucerishinga ibyo bintu, uduhe kubifevaringa cyane, kubiha agaciro mu buzima bwacu, kugira ngo tutavaho tubitesha agaciro nk'uko bamwe bajya babitesha agaciro, bikaba impamvu yo kugira ngo izina ryawe ritukwe. Uyu munsi tubishyize mu biganza byawe rero, utubere umunsi w'umugisha, utubere umunsi wo gusabana nawe, utwishe kandi ukomeze muri byose, mu izina rikomeza rya Yesu tuba twizeye, amen, amen. Mugire umunsi mwiza, Yesu abarinde. Ikiganiro matin, vous pouvez partager ce message à vos amis, mushobora no gushyira kuri stati n'ahandi hose mushobora, kugira ngo Kristo akomeze yamamare muri byose. Bye bye.